nabyo ni amakuru akazi karimo amaguru kudashyira ku musego turabikurikirana cyane nyereka ahantu ushobora gukorera tugende makwereke niba uri kwihuta ndahakwereka byihuse kugira ngo nawe habone n'ubutaha utazayoba asansanga handi nakorera kandi nahavuye nibyo nayoba duhuye niwe cyapa ese ifoto nagukoreye wayibonye ahubwo n'urucabana rurakemura abana abantu bavuze ngo iki abayibonye uretse kugubwa nta kindi yavuga reka dara bakavuga ati wayikoresheje tubarimo kujyana muri list se nuragomba ibikoresho hose abona ari ngiye mu kazi tugende makwereke tugende n'abatahazi bahabone hari umuntu yagiye kureba ikibanza ariko ntwaza mfite ibikoresho byinshi dore bituma ngiye ahantu bagiye mu kirori n'inyuma meza amacaye uri munyakazi rwose ibintu byose mba mbifite ikintu kijyanye n'ifoto ishusho muri rusange ninjye bibarizwa ndabizi kuva cyagiye uretse kutamenya amakuru aho wimukiye turarambere isirabizi ibiganiro byiza bicukumbuye mu masomo agufasha kwiga ibigezweho ntabwo biba byoroshye yesi yita umusaza uraho neza n'ibikoresho naremutse makuru ki ajye ntabwo nabikubwiye uri n'ibikoresho ra ubu ngubu mba ngiye mu kazi mbere nta makuru ntabwo wabimenyesheje kandi kaba ku musego buriya ariko mbere gukorera hano inyuma ngo nimba warimutseho byangombwa ko unjyana ukagira akantu ukorera nkaba mpamenye none nkazakomeza kubibwira abandi nk'ibisanzwe narabipostinze abantu bafite nimero zanjye bose barabibonye cyabiteye ni telefone Instagram TikTok ntabwo nabishyize iyi ni nshyashya niyo mpamvu byatumye ntakomeza gukurikirana ariko ubwo si hafi se ntabwo ari kure ntabwo ari kure pe ibyo biroroshye noneho sabe nari nzi ko mu bantu babibonye nawe urimo reka da iyi telefone ni nshyashya kuva ku wa 4 ndumva aribwo nayiguze kandi ntabwo nabyesitaramo iracyari nshyashya ubana nomero y'umuntu nagize niyo mpamvu nakubajije ariko kuba duhuriye aha ngaha niyo mahirwe ese usigaye ugiye mu bice mba nabaye umukomisiyoneri nkorera umusherisheri kampani usigaye uranga ibiki ibibanza amazu byose bigurishwa property yose ufite ibyo ugurisha ngenda ufite ibyo ngurisha ndabikugezaho cyane nawe ukaza ahagutuza ko ntarembeze ejo naguze ikibanza ariho hose ejo naguze ikibanza iyo mbimenye niho borandaye mbere ni amakuru akazi karimo amaguru kudashyira ku musego turabikurikirana cyane nyereka ahantu ushobora gukorera tugende makwereke niba uri kwihuta ndahakwereka byihuse kugira ngo nawe habone n'ubutaha utazayoba asansanga handi nakorera kandi nahavuye nibyo nayoba duhuye niwe cyapa ese ifoto nagukoreye wayibonye ahubwo n'urucabana rurakemura abana abantu bavuze ngo iki abayibonye uretse kugubwa nta kindi yavuga reka dara bakavuga ati wayikoresheje tubarimo kujyana muri list se nuragomba ibikoresho hose abona ari ngiye mu kazi tugende makwereke tugende n'abatahazi bahabone hari umuntu yagiye kureba ikibanza ariko ntwaza mfite ibikoresho byinshi dore bituma ngiye ahantu bagiye mu kirori n'inyuma meza amacaye uri munyakazi rwose ibintu byose mba mbifite ikintu kijyanye n'ifoto ishusho muri rusange ninjye bibarizwa ndabizi kuva cyagiye uretse kutamenya amakuru aho wimukiye ariko kuri Emi Studio igihara nuvuga ngo studio izina ryose urarizi urarinde naryo tugende nikwereke kanje kwa ku musego ariko sinigeze nyumva tugende mpakwereke tuhabona ni hafi ntabwo wimutse karitsiye wimutse umuryango nimutse nuvuga ngo nimutse karitsiye yose ni muri gihara ariko nimutse aho nakwita nka location n'umuryango urahinduka muri make nawe turahita ubyumva studio ni yayindi igihara abakoreramo ni babandi ishusho ni ryarindi nk'aya mafoto wankoreye yego nayo yashyize kuri stati abambwira ati rucabana uwo umuntu akorera ntabwo nimugera ibyara muzambugisha birahagije ni urari kugereranije ubonye hari amayobera
kugera ahangaha hari harimo metero zingahe nka 80 dore uye kwivuna iyo ugeze kuri station ndayibona urabona station hajya itanguki rake petroleum uye twindukiza amaso do opposite mu rucabana utwarugure y'umuhanda urucana birareba na station nta kaburimbo neza kuri kaburimbo waje rwose ni rubona umuntu uvuye i Kigali yageze igihara kuri station ahita ahindukiza amaso y'akareba haruguru y'umuhanda rubona habayite rubona oya ntabigoye uvuye ku Ruyenzi iyi station n'ubundi iri gukora ukigera utaragera mu centre Gihara kuri gare ugahita ureba opposite ya station ngaye stadion nawe nombeshe utayoba urayoboka kira big up nahangaha okay aha ni rubona kabisa aha ni rubona rwose aha ni urucabana aha nama yabe ese cyapa n'ubundi cyatuyoboraga nicyo wazanye ahangaha ntukire rwose ntabwo naherukaga niyo umuntu ahacaga nkabona MP Gicazi nta igihari ariko ubanza warahinduye izina hayi izina ryari rishaje MP Gicazi n'ubundi ni izina ryanjye urumva nta cyahindutse rero dore izina do Gap Studio iri ya gas ukivuze oya reka Gihara MP Gicazi uvuze ari cyahindutse ariko kivuga Gap Studio utugira ute utumva ko ari hano ni hano bibera duhagaze ni ahanga ngira ngo uri kubibona serivisi dutanga uri kuzibona nazibonye wedding photography videography wedding post wedding photo shooting video birthday shooting film making video shooting birthday shooting film making tukora na film ese ntujye ubibona oya nayibonye n'ubundi zo majya mushyiraho telefone yanjye ntarayita urumva nayo ako waguze ndi nayibonye igikoko we nayibonye igikoko ndajya nkukurikirana okay ni karibu noneho ni karibu yewe gawe aha ni mahumbezi gusa ni mahumbezi pepe okay rugezeyo okay ya muri studio nahanga yega aho bibera we hano bibera injira bari bita bigaragara ko hafunze bikoye kutongeyeho aho bibera ugomba kongeraho aho bibera okay rero mwahawe ikaze ngire ngo mubonye ibyo tumaze kubereka cyangwa se tumaze kubereka aho dukorera rero mboneyeho kubabwira ko ukeneye serivisi zacu Gap Studio muri kuhabona murahazi wahita uduhamagara kuri nimero zacu ni 0786 551 ukeneye amafoto ibirori ibyo aribyo byose tuba duhari harimo wenda nk'ubukwe ubukwe ni ikirori kiruta ibindi byose ngira ngo murabizi harimo birthday harimo baby shower n'andi mashusho waba ukeneye cyangwa amafoto nitwe wakwitabaza tukabigukorera mu buryo buri professional cyangwa se mu buryo bwizewe rero igiciro ni nk'umuneke ntimuzatinye kuduhamagara kuko tuba duhari 5 kuri 5 video zacu rero nakagaruka Gap Studio turahari ciao